kubaza abandi bahanga kugira ngo icyo babitekerezaho. Style muri kugeza n'ubwo abataranoga kuko mu gihe rikoreshwa hari igihe umuntu agenda yunguka ubundi bwenge cyangwa se ibindi bisobanuro hanyuma ugasanga riranonosowe neza. Padi noneho tuhite tujya ku gitabo rero. Igitabo cyawe cyitwa Adororata, ni nayo mpamvu naje kugusura kuko ririya zina ry'umukobwa wawe nyine numvisha ari ryiza cyane, riri romantike. Umaze kumbwira ko abandi bana wabyaye ari abakobwa 3 bwa mbere, n'ikindi gikoreshwa mu bintu by'impuhwe z'Imana watubwiye. Oya, mu burezi bw'abihaye Imana muri Afurika. Yego, n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo umuntu hari aho ukomeje uravugize uti iyo umuntu yanditse igitabo haba hari impamvu acyanditse. Akenshi nagiye mbona mwebwe nk'abihaye Imana haba ari nk'ikibazo gihari muri communauté ushaka gusubiza cyangwa gutangaho umuganda wawe. Kubera iki wacyanditse no kubera iki wakise nyine uyu mwana wawe wamwise Adororata, kubera iki gisohotse muri iki gihe, kuki kitasohotse mbere kikaba gisohotse ubu ngubu, kikaba uwo mukobwa akaba yitwa Adororata? Reka mbanza nkubwire impamvu, kugira ngo nkubwire impamvu ndabanza nguhe igisobanuro kiri zina Adororata. Adororata ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igitaliyani. Ubundi ari umugabo yagahindutse Adorato, ariko kubera ko ari umukobwa wa Adororata. Iryo zina rero ryahabwaga abana b'abakobwa b'Abataliyani, ariko biza no mu bihugu by'abakristo, na hano mu Rwanda turabafite biswe ayo mazina. Ariko cyane cyane ubwo hari mu rwego rw'iyobokamana, ubwo babaga batekereza cyane Bikira Mariya umunyamibabaro. Ubundi Adororata bivuga uwababajwe, uwababaye cyane, cyangwa se dukoresha imvugo ya Bibiliya yaba ari umumenyerane w'ibyago. Ubwo rero kubera ko mu bihe byashize ariko n'ubu biriho, Bikira Mariya wababaye ni ukuvuga wa wundi wagendanye na Yezu mu nzira y'umusaraba kugeza naho yisanga ari munsi y'umusaraba we mu gihe Yezu yapfa agapfira ku musaraba. Burya ni Bikira Mariya wababaye cyane, ku buryo mbese ubwo bishyize mu Gitaliyane ni Bikira Mariya Adororata. Bikanatera amatsiko cyane uburyo Bikira Mariya w'ikibeho yaje nyine yigaragaza kandi ari Bikira Mariya umunyamibabaro. Ni nyina wa Jambo ariko ni n'umunyamibabaro kubera ko yatwigishije n'ishapure y'ububabare burindwi. Ubwo urumva rero mu bihe bya kera tugendeye kuyobokamana, ababyeyi bakunda Bikira Mariya umunyamibabaro, abana babo bakundaga kubita ba Adororata, ab'abakobwa, kuko abahungu be ntabwo barihabwaga cyane. Ariko tuvuye no mu rwego rw'iyobokamana, mu rwego rw'umuco wabo w'Abataliyani, Adororata nanone byashobora guhabwa umwana, tuvuge umwana bisobanura ngo ni wa muntu uhangana n'ibibazo uko bije kose agahangana nabyo, ntamanika amaboko kuzageza birenze kandi agafasha n'abandi kubirenga. Uwo ni Adororata pe. Tubishyize no muri context yacu cyangwa nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turi mu gihe tuvuga ngo cya resilience cyangwa se ubudaheranwa. Ubundi nyine Adororata ni umuntu, ni umwana, ni umukobwa, ni umugore udaheranwa n'akababaro, udaheranwa n'agahinda, udaheranwa n'amateka ye, ku buryo nyine ahangana n'ingaruka zayo kuzageza ubuzima buhinduye impumuro. Niyo mpamvu uzasanga Adororata mvuga ngo ni impabe yahuye n'impuhwe, ubuzima bugahita buhindura impumuro. Ubwo rero nagira ngo ngere ku mpamvu yatumye iki gitabo nkita Adororata. Nuko mu buzima bwanjye bwa gisaserdoti Imana yampaye guhura n'impano zikomeye z'aba Adororata benshi. Ni ukuvuga ababyeyi b'abagabo cyangwa se b'abagore bababaye cyane, abana bababaye bakababazwa n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, ariko bakaba bashaka gukira no guhangana n'ayo mateka ngo nibarangiza ubuzima bwabo buhindura impumuro. Abo rero urumva amaze imyaka 20 ndi umusaserdoti. Urumva muri iyo myaka umuntu aba afitemo experience ihagije.
urumva rero abo bantu twahuye bandemyemo uwo muntu ngomba gufasha, akamenya ibikomere bye, akiga kubabarira, ndetse n'ubwibukiro bwe ariyo memoire akagerageza kuyisukura kugira ngo memoire ye habemo ibintu byiza, agaburira n'abandi kandi n'abandi bazamwigiraho, ariko ntibinamubuze kuba uwo ari we. Nguwo rero ndaza kubikubaza neza bwo turaza kubigaruka. Gusukura memoire ubwo ni nko guforomata. Uraza kumbwira niba bishoboka. Turaza kubigaruka. Nta kibazo. Turaza kubigarukaho ariko uwo ni wa Dorata. Uwo nguwo naherekeje muri benshi cyane. Yego. Ubwo urumva yari n'impano y'Imana, ariko nkaza kuvuga ngo ibintu bitanditswe urumva abaratini baravuga ngo inyandiko amagambo araguruka ariko inyandiko zo zigasigara. Yego. Nukuvuga ngo iyi experience ntago yagombye kuducika, ahubwo naravuze ngo reka mbishyire mu nyandiko, wenda harundi byazafasha Adorota w'uyu munsi cyangwa uw'ejo hazaza, wenda hari icyo byazamufashaho. Ariko nyuma y'iki gitabo nanone hakaba hari inivi, ubuzima nyabwo buri concrete. Yego. Kuko imbarutso harimo n'umuntu nyine twahuye. Yego. Uzabyumva mu nkuru ibanza cyangwa warabisomye. Warabisomye. Hari Adorata twahuye. Uwo rero buriya nubwo ari imvugo y'umwanditsi, arimo gakeya ariko hakabamo n'abandi. Yego. Arimo mu ntangiriro, ariko uko agenda kuruha akagenda hazamo n'ibindi bibazo, ni abandi ba Dorata bagenda bahura nabyo, byose tukabikemurira hamwe kugeza dushoje. Yego. Ndabyumva. Ubwo ndabyumvise impamvu uyu mukobwa yitwa Adorata. Cyo kiba ari umuhungu yari kuba yitwa Adororato. Ko ari ibintu bijyanye nyine etymology twayumvise. N'imibabaro, umuntu w'umunyamibabaro wababaye ariko nabwo udaheranwa n'akababaro, ugira resilience. Hari ukuntu wabihuje none ugira ubudaheranwa, wigira mu budaheranwa. Yego. Hari nenge kukubaza kubera icyo uhisemo kugisohora ubu, kuba ko hari ukuntu wakomoje no ku mateka yacu y'u Rwanda, ko wahuye n'abantu bakomerekejwe nayo. Ubwo ndavuze nti turi no kwegereza no mu gihe cyo kwibuka, niyo mpamvu wahisemo kugisohora kugira ngo kizakomeze gufasha abantu no guherekeza abantu muri icyo gihe. Urebye cyasohotse kuri kuwa 3 dutangira igisibo. Yego. Natekerezaga cyane igisibo. Aho twibuka ububabare bwa Yezu, aho abantu batekereza ku bubabare Yezu yanyuzemo, ariko kandi ubwo bubabare butaduherana, ari ukugira ngo ahubwo twige gutera intambwe, turenga intera ya mbere. Urumva inzira y'umusaruro urayizi, turenga intera ya mbere yo kugambanirwa cyangwa se yo gukarabwa, yo gutereranwa, nk'uko Herodi yabwiye Yezu ati ndakarabye amaraso yawe ntazambarweho. Muri hari abantu benshi bahuye na ba Herodi muri iyi si yacu, bagakaraba rwose imbere y'abantu, cyangwa se akanakugambanira uzi neza ko uri umuziranenge ariko ukagambanirwa. Turabafite benshi, habe muri iki gihugu cyangwa n'ahandi. Ubwo natekerezaga abantu bazanyura bazibuka inzira y'umusaraba mu gisibo, bakageraho Yezu yaguye agushijwe n'uburemere bw'imitwaro atwaye. Buriya hari abantu benshi barambaraye hasi, batsikamiwe n'imitwaro y'ubuzima bwabo. Ikibuye kinini kibarambitseho, hari abafite amadeni, hari abafite ibikomere batigeze basohokamo, hari abafite abana babo badafite uko babigenza, hari abafite imiryango yabo basigaye bareba agahinda kakabica kubera ko badafite uko bigira, hari n'abandi bafite indi mitwaro myinshi cyane itandukanye, ariko bakubiswe hasi n'iyo mitwaro. Aha haba harimo ubutumwa bukomeye ngo nibihangane, ikibazo si ukugwa, ikibazo gikomeye burya ni ukunanirwa kubyuka. Aha rero umuntu ababwira ngo ni duhure na Nyirimpuhwe no kubyuka tuzabyuka. Ubwo urumva natekerezaga mu gisibo abantu benshi bari ku nzira y'umusaraba, bamwe bahura na Veronika, babagore bahuye na Yezu, bagahura wenda byuya byabarenze barwana bimwe byitwa
mwita muri ubuzima mu mvugo y'abajene the hustlers, bamwe birwa bahasolinga bashakisha ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo, ibyuya byabarenze, ndetse bamwe ari uburyo bwo kuvuga babiri ibyuya by'amaraso, nk'uko Yezu yahuye na ba babyeyi babiri bava ibyuya by'amaraso, maze bakamuhanaguza agatambaro bari bafite. Uzi kado yabahaye? Ka gatambaro kajemo ifoto ye. Biriya nabyo buriya ni ba Dororata bagenda bakeneye ba Veronika babahanagura ibyuya. Aka gatabo gahamagarira rero ba Veronika aho bari hose kugira ngo bahanagure ibyuya bya ba Dororata bashobora kuba bafite ibyuya biremereye cyane muri ubu buzima barimo batuyemo. Tukazagera n'ahandi, tukazagera na Yeza kubitwa, Yeza apfa n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ba Dororata bo mu buzima bwacu byibuze tuhamagarira kugira ngo bahure na ba Simoni w'Isirene babatwaza umusaraba, ariko bahure nabo bahanagura ibyuya, maze inzira yabo y'umusaraba ibashe igenda buhoro. Murumvaga nasubizaga cyane cyane mvuga ko iki gitabo kugisohora ku wa 3 w'ivu, umunsi twatangiriyeho igisibo, natekerezaga cyane cyane inzira y'umusaraba abantu banyuramo muri ubu buzima. Simvuga abantu kuko nanjye ndimo mfite yanjye. Noneho rero ubwo urumva biri n'amahire cyangwa se bifite uburyo byahuriranye n'iki gihe tugiye kujyamo, iki cyunamo kibabaza, kibyutsa ibikomere by'abantu benshi, kibyutsa amashusho mabi, ibitekerezo bibi, impumuro mbi babitse mu bwibukiro bwabo. Ubwo urumva rero niho ngeraho nkavuga ngo Mana yanjye, niba mu butumwa bwacu nka Kiliziya twagombye gushyira imbaraga cyane mu gufasha abantu gusukura ubwibukiro bwabo, ni ukuvuga kubafasha kugira ngo bya bintu bibi bigaruka muri memoire yacu cyangwa mu bwibukiro bwacu bikatubuza kuba abo turi. Nawe urimo. Noneho muri kiriya gitabo hari ahantu wanditse ngo sinibuka neza ukuntu wabyanditse, ariko